imiryango mu karere k'ibiyaga bigari ndabashuje inshuti muteze amatwi BBC. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Turi kuwa gatandatu tariki 29 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2020. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda ku ngaruka za coronavirusi ku mashuri mato n'ayisumbuye amaze amezi hafi 6 afunze kubera icyo cyorezo. Leta y'u Rwanda ikaba yaratangije uburyo bushya bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga rya internet, televiziyo na za radio. Ese koko ubu buryo bushya bushobora gutanga umusaruro nk'uwo abanyeshuri babonaga biga mu mashuri? Turaha ijambo ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB batubwire ku mikorere y'ubwo buryo n'icyo bumariye abanyeshuri. Turaganira kandi n'impuguke mu by'uburezi kuri uwo mugambi n'uburyo bumva wanozwa neza. Turaha ijambo abanyeshuri, ababyeyi ndetse n'abarimu bari kugerageza kuziba icyuho mu gihe amashuri atari yatangira. Ikiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC gahuza miryango. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'Imvo n'Imvano. If you continue up to n, right? If you have n, so you'll be having this term plus this one, and you continue up to an, x plus bn. Iyo ni imwe mu nyigisho zitangwa kuri televiziyo y'igihugu, zigatangwa na bamwe mu barimu baba baratoranyijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda. Ni inyigisho zigenewe abana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, zatangiye gutangwa zinyuzwa ku maradiyo na televiziyo kuva igihe amashuri yafungiwe hagati mu kwezi kwa gatatu, abanyeshuri bakoherezwa iwabo mu rugo. Ni uburyo butavugwaho rumwe mbere na mbere n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi babashije kuganira na BBC. Manyita Shemerwa Christian, yiga mu wa 4 primaire. Usanze mu rugo kandi ntabwo uri kwiga, abandi bakurikira kuri radio no kuri televiziyo, wowe kutari gukurikira bimeze bite? Impamvu ntemo gukurikira kuri televiziyo ni ukora ko ntago baduhaye orere yo noze nyine, ntago baduhaye timetable ngo tuzaye tumenya ngo kwa mbere turi iki, kwa kabiri turi iki, kwa gatanu turi iki, kwa gatatu turi iki. Ntabyo bigeze baduha. Ubusanzwe se ku ishuri seho ntabyo babateganyirizaga? Ku ishuri ho barabidu. Kwa mbere bavuga ngo tuziga nk'ikinyarwanda, kwa kabiri nk'icyongereza, nko kwa gatatu nk'igifaransa, kwa kane tukiga ICT, kwa gatatu tukiga social. Ubu babibaha gute nyine ku ishuri, babibohereza gute? Babiha ababyeyi bacu bakabishyira kuri WhatsApp, bakaza kubidu ngo tubikore. Ubu urumva mu mutwe amasomo akirimo? Aracyarimo. Ubundi se mwigaga bakabakosora, bakabaha ibibazo? Twaraza guhunda akaduha ibibazo, aduha ibibazo tukabikora, twamara kubikora nka ababyeyi banjye bakabireba, bamara kubireba ubundi niturangiza no corona tuzajya ku ishuri dutanga intuza amakayi badukosore, abarimu nibo bazadukosora. Wumva hari akamaro biri kukugirira cyangwa byakugiriye? Byatugiye akamaro kutwibutsa amasomo n'ibintu twiga tutazabyibagirwa. Ndacyaganira n'abana biga mu mashuri atandukanye. Wowe witwa nde? Nitwa Igiraneza Hirwa Emeodas, niga mu wa 5 Meg. Meg ni iki? Math, Economy na Geography. Ni muri secondaire. None ko mbonye abana bo muri secondaire bigira kuri televiziyo no kuri radio, wowe bimeze gute kutari kubikurikira? Wigeze ubikurikira n'umunsi n'umwe? Ngiye nakurikiraga ayo ku ishuri, ariko nyuma yaho bayahagaritse kwa ko bari guteganya ko tuzasubira mu mashuri mu kwa 9. Ntago nongeye kuvuga ngo reka ngiye kwiga kuri televiziyo kwa ko nayinzi ko n'ubundi bazafungura, ariko nigaga ibyanjye n'ubundi badawa ku ishuri. Twasubiragamo ku ishuri ibyacu. Wigeze ureba kuri televiziyo ngo urebe ko hari naho bihuriye n'ibyo ku ishuri babaha, cyangwa ku ishuri bamaze gutangira kubibaha
ibya televiziyo na radiyo wabishyize ku ruhande? Yego ntabwo nongeye kubikoresha, ariko najyaga nyine mbibona nkabona wenda ibiri munsi yanjye cyangwa ibyo mu wa gatandatu, ariko akenshi ntabwo najya mpfa guhuza ibyanjye hari igihe nabyo twahuraga, ariko tugahura turi nko muri weekend, kubera ko muri weekend tutaga dufite isomo ryo kuza kwiga. Ukareba kuri televiziyo ukabona babishyizeho, ukabona bitaniye n'ibyo ku ishuri babaha? Wenda byabaga bihindutse kubera ko umwarimu nyine atabaga ari umwe, ariko byabaga bijyanye kubera ko ari porogaramu imwe yose yakozwe n'u Rwanda. None se ubu ku ishuri babibahaga gute, baboherezaga amasomo gute? Muri iyi minsi na kenshi usanga abana benshi baba bafite telefone cyangwa batazifite, wenda bagashyira ku z'ababyeyi babo, bakakwandika bakagushyira muri WhatsApp. Twebwe twari dufite amagurupe wenda ya mate n'ayahuriraho amasomo yose, ariko akenshi iyakunda gukora ni iya matematike kubera ko niyo yariho abanyeshuri benshi mu kigo, rero niyo yakunda gukora cyane. Ikindi iyo y'amasomo yandi ntabwo yabaga iri active cyane, ariko iya mate yabaga ihari buri munsi. Mwashoboraga kuba mwabaza mwarimu mukoresheje wenda WhatsApp cyangwa ubundi buryo? Yego, urumva iyo baduhaga ibibazo babiduhaga mu gitondo saa 3, noneho saa 9 za nimugoroba bakashyiraho ibisubizo, aho utumvishe ukandikira mwarimu inbox akakubwira uko icyo kibazo bagikora, cyangwa ufite n'umunyeshuri muziranye akagusobanurira nawe nta kibazo. None se ubu ku ishuri bimaze igihe kingana iki babihagaritse bataboherereza amasomo? Twebwe bayahagaritse mbere ya primaire, ubwo ni nk'amezi abiri. Ubu se waba ugiye kwimukira ku masomo yo kuri televiziyo no kuri radiyo? Byashoboka wayimukiraho kabisa, wakiga kandi wafata kuri televiziyo nta kibazo kiba kirimo. Ikibazo no wenda kuko najyaga mbikurikirana ngo menye uko amasomo yagenda akurikirana, ntago nigeze mbimenya, ntago nzi ukuntu bigenda. Nabihagurukira nkazanifashisha n'ibitabo bashyize kuri internet bya new curriculum kuri REB, kuri website ya REB, ari byo nagiye nkuraho bijyanye n'amasomo yanjye, nazambyifashisha no kuri televiziyo. Ibyo bitabo byo wajya gucishamo amaso ukareba? Najyaga nshishamo kuko ntabwo mfite software, hardware ntabwo sinzi ko binahari kubigura, ariko icyo najya nkoresha ngiye software. Wigeze ubikoreshaho rimwe ngo ufungure urebe uko bimeze? Nibyo natsindiyeho akenshi mu examen guhera mu wa 4, nibyo nakoresha kugeza n'aya masaha, nibyo nkoresha akenshi. Usanga abantu benshi batanabizi, ariko ngiye nibyo nakoreshaga. Urumva igihe amashuri azatangira uzaba umeze gute mu mutwe? Naba mpagaze neza ko ibitabo neza nigeze mfata umunsi umwe, nigeze mfata note zanjye za mwarimu ngeranya n'ibitabo mfite hano mu rugo, nasanze bihura. No mu mibare nawe wasanga bidahura, ni ama example mato baba bagiye bahindura, ariko wari n'igihe ujya kureba ugasanga test mwakoze yari iri muri icyo gitabo, ariho mwarimu yayikuye kuko aricyo nabakoresha. Amasomo yo kuri televiziyo n'ayo kuri radiyo ndayakurikirana, aba arimo imyitozo cyangwa se ibyo twakwita pratique. Buriya agufasha gusobanukirwa neza ibyo utakumva mu magambo gusa, nk'ubugenge tuzi nka fizike n'imibare. Buriya iyo ubyigiye kuri televiziyo ubyumva neza kurushaho, kuko baba batanga n'ingero uzibona. Iyihe mbogamizi kugira ngo uhore uzi igihe isomo riraza kunyuriraho biba bigoye, no kumenya riraza gucaho byonyine ngo ubyiteguye biba bigoye. Ahubwo njye mbona icyakorwa ari uko wenda bishobotse hajya hoherezwa ubutumwa bugufi, ababyeyi bagakangurira abana babo kuyiga. Nitwa Rwegweme, nkaba niga umwaka wa 6 ishami rya telecommunication. Gahunda icishwa kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ntabwo nyikurikirana, kubera ko yicishwaho igenwa na REB, mu gihe ibyo niga byo bigenwa na WDA. Rero urumva ntago bijyanye, niyo mpamvu ntazikurikirana. Ihabanye cyane niyo nsanzwe nigamo, nizo mbogamizi zituma ntabikurikira. Ndaganira rero na bamwe mu babyeyi bafite abana biga, tuvugana kuri iyi gahunda yo kwigira kuri televiziyo amasomo bakagombye kuba bigira ku ishuri muri iki gihe amashuri nyine afunze. Njyewe ni mu karere ka Kamonyi, ndi umubyeyi mfite abana 2 b'abanyeshuri. Hari gahunda yo kwigisha abana hakoreshejwe radiyo na televiziyo,
iyo gahunda wowe urayikurikirana, ufite abana, uyibona gute, ibafasha gute? Iyi gahunda yo kwiga biciye kuri televiziyo no kuri radiyo, si navugira buri mubyeyi, ariko mbona muri rusange ababyeyi ifasha ari bakeya cyane. Ndabibara mu byiciro bibiri. Iyi gahunda ugiye ukareba amasomo atangirwa kuri radiyo no kuri televiziyo, uragenda ugasanga ababyeyi babasha kubona televiziyo, wenda turebye nko kuri televiziyo cyane tutarareba kuri radiyo, kuri televiziyo ababyeyi babasha kuzibona, usanga abana bo biga mu bigo bya prive byiza. Ibyo bigo bya prive wenda ngoye nk'urugero ikigo abana banjye bigamo kiri imbere ku buryo nk'umwana wanjye wigaga mu wa mbere, yaratangiye mu kwezi kwa mbere nyine ibi bihe byo guhagarika amashuri byaje, ari mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa mbere. Iyo arebye amasomo nk'abana bo muri primaire mu wa kabiri mu wa gatatu biga aca kuri televiziyo, araseka cyane agatangara akibaza aya masomo se ni ibinziga se mu wa gatatu, kubera ko ari kumva azabasubiye inyuma bitewe n'urwego agezeho, ubona biri inyuma cyane. Noneho ubwo urumva ni kuri wa mwana ufite umubyeyi wenda ufite uko ameze, ubasha kujyana umwana mu kigo ibi bitwita école d'excellence, ibigo bya prive biba bihenze ariko binatanga uburezi bufite ireme ugereranyije n'ibigo bya leta. Noneho twajya kuri wa mubyeyi udashobora kwirira cya kigo cya prive, usanga bene abo babyeyi banarimo ababyeyi badashobora kubona ya televiziyo, wenda ashobora kumva radiyo ariko nabwo kwibaza kwiga utareba umwarimu, utareba ibintu akubwira kuri radiyo ukumva biragoye. So iyi gahunda muri rusange ikintu mbona imarira abana, nkurikije abana bari ku rwego wenda mu kigo abana banjye bigaho, nkageranya noneho n'abana bo muri leta biga mu bigo bisanzwe bya leta, ubona muri rusange iyi gahunda kuyikurikirana ni occupation, ni ukugira ngo wenda abana batajya muri filime, batajya mu bindi bintu bibarangaza, ariko mu bijyanye no kwiyungura ubumenyi ndakurahiye biragoye. Ikindi kintu gikomeye kirimo, kera ku bantu bize ibintu bijyanye n'uburezi barabizi, ubundi kugira ngo isomo ryitwa isomo ni uko rigira ikintu bita intego z'isomo cyangwa se objectives ubanza gushyiraho mbere y'uko isomo ritangira. Icyo kintu umenya yuko intego z'isomo ryawe wazigezeho ari ukoze evaluation cyangwa se utanze isuzuma bumenyi. Biragoye rero kuzigisha abantu utareba, utari bubashe gusuzuma niba bumvise ibyo babwira, ngo umenye aho uzahera ejo, ngo umenye niba iby'ejo byarumvikanye ukomeze cyangwa se niba ubisubiramo. Wowe uyibona gute? Iyi gahunda ubundi yatangiye neza, abana batangira bitabira ku buryo wabonaga ko hari icyo izabagezaho, kuko wabonaga n'abarimu bigisha neza, nanjye nafatanyije nabo kubikurikira. Ariko byaje kugira hagati abana basa n'abacitse intege kubera yuko ntabwo bamenya neza amasaha bari buze kwigiraho. Ikindi amasomo ni menshi ku buryo nk'umwana wo mu wa mbere aba agomba kwiga isomo runaka, mu wa kabiri akaryiga, mu wa gatatu kandi bagomba kwiga amasomo atandukanye. Umwana rero ashobora kwiga, tuvuge nk'umwana wo mu wa mbere ashobora kwiga isomo ry'imibare, akazongera kwiga isomo ry'imibare yaciye ibyumweru bibiri, kuko hagati aho harimo amasomo menshi. Ikindi urumva kugira ngo kuri televiziyo hazaca isomo ryo mu wa mbere, undi azajye mu wa kabiri, mu wa gatatu, kugera mu wa gatandatu, amasomo ni menshi kandi televiziyo bifite izindi gahunda. Mbona rero baragezeho bagacika intege kubera yuko gahunda bataramenya amasaha ari ahamye y'igihe bazajya bigira. Ikindi kandi iyi gahunda kuri televiziyo ntabwo nabonye idatanga n'ibibazo, irigisha ariko ntabwo itanga ibibazo bimenye icyo nakwita ikurikirana, igenzure, imenye abana babyakiriye gute, ese babyumvise. Nge numva wenda icyo kibazo mbonamo, ariko ubundi ishoboye kumenya, bashoboye gukora ku buryo igira amasaha azwi, umwana akavuga ati aya masaha ndajya kwiga, ndiga isomo iri n'iri, n'umubyeyi akamufasha, byatanga umusaruro. Wowe ufite abana biga he na he? Mfite abana biga muri segonderi. Ariko ababyeyi nabo bavugwamo ko badafasha abana kuba bayikurikira, ko uko gucika intege wavuze bishoboka ko n'ababyeyi babigiramo uruhare.
nibyo natwe dushobora kuba tubigiramo uruhare kuko ntabwo tumenya ngo isomo rizagarwa igihe iki n'iki. Noneho kugira ngo umwana we uzakwibutsa noneho uri hafi kugira ngo urebe ko yiga biba bigoye, kuko tuba turi mu kazi dukora gatandukanye, kugira ngo umenye ngo igihe iki n'iki isomo riraza ndi mu rugo ntabwo byoroshye. Ariko tubashaka ko abana biga, dushaka ko abana bakurikira kuri televiziyo, ariko kugira ngo uzabakurikirane udahari ntabwo byoroshye. Gusa hari uburyo nabonye buri online, abantu biga mbese online batanga ibibazo, bya bibazo abana bakasubiza bakazongera bakabyohereza abarimu bakazabohereza amanota. Byo ubona ko abana babikurikira babyiga kuko baba bazi ko baribona amanota kandi bakasangira na bagenzi babo, ku buryo mbese ubona harimo akantu ko kuba yaba nziza ugeranyije na televiziyo, kuko iyo tubona umwanya wo kwikurikirana tukamenya ko umwarimu yohereje ibibazo, tukamenya yuko abana babishubije, twamaze babisubije, wabyohereje, tukamaze bagize amanota ngahe, nibura ubona byo ko hari uburyo kubikurikirana bworoshye. Ubu ni ukuvuga ngo abawe bacitse intege ntabwo bagikurikirana ibibazo kuri radiyo, kuri televiziyo, amasomo ntabwo bayakurikirana, ubu bari gukoresha ubuhe buryo? Kuri televiziyo iyo bije cyane cyane nko muri weekend ubona ko bagerageje kureba, ariko kubera ko babonye amahirwe kwiga online bituma aribwo bashyizemo ingufu, kandi ibibazo bikaza buri mwarimu wese wigisha akabyohereza, yamara kubyohereza tukamenya ko byoherejwe, tukanakurikirana ko yashubije yabishubije mwarimu iyo ngiye kohereza ibindi abyohereza n'amanota ya bya bindi ibya mbere tukayabona. Ibyo numva ari byo byatufashe kubikurikirana, none n'abana babishyiramo ingufu. None ubona kuri ibi bihita kuri aya masomo ahita kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo, ubona kugira ngo bibagirire akamaro leta yakora iki? Kugira ngo birusheho kugira abana akamaro ni uko wenda bashyiraho umwanya munini uhagije kuri televiziyo cyangwa se kuri radiyo, bakajya bavuga ati kuwa mbere amasomo yo mu wa mbere yose tuzayigisha tuyarangize, kuwa kabiri amasomo yo mu kabiri yose tuzayigisha tuyarangize, kuwa gatatu nuko, kuwa kane nuko, kuwa gatanu kugeza mu gatanu, kuwa gatatu mu gatandatu, ukabashoje ibyiciro byose. Noneho abana bakabazi ko uyu munsi bari bugiye mu masomo. Noneho wenda umwarimu akigisha yanarangiza agasiga n'umukoro, wa mukoro umunsi wo kuzasubiraho kuwa mbere niyo tuvugiraho mu wa mbere, bakabanza bagafatanya mu gukosora, wese gukosora numva ntange bitaraza neza nuko bazakosora, ariko nibura ababyeyi bagafasha abana kureba ko byandi babikoze kandi babikosoye. Inyigisho zitangwa kuri radiyo na televiziyo tuzibona nk'uko abandi bazibona, ariko ikigaragara nuko hagaragaramo imbogamizi. Ntabwo umuntu amenya ngo kuwa mbere hazigwa iki kugeza kuwa gatanu. Ni ukuvuga muri makeya timetable ntabwo iteguye neza. Iramutse iteguye neza n'abana bakayimenya, byazajya bituma abana babasha kwicara bagakurikira nta urangaye, bigatuma iyi gahunda irushaho gutera imbere neza. Mu by'ukuri ibi bibazo bya COVID-19 bigitangira, byaragoranye kumva ko abanyeshuri bashobora gusubira ku mashuri. Twarabyakiriye nk'ababyeyi, ariko dufatanyije n'ubuyobozi bw'ishuri abana bigaho, hafatwa ingamba zijyanye no kubigisha hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibibazo bakabyoherereza abana kuri WhatsApp hifashishijwe ikoranabuhanga, abana tukabibashyikiriza, cyane cyane ko nta n'amatelefone baba bafite, bakabikora. Bamara kubikora ikigo kikatwoherereza ibisubizo, noneho natwe tukabakosora tukabaha amanota. Ayo manota ishuri nirifungura tuzayatanga, noneho bayahereho bakora evaluation. None iyo ubigereranyije ko wabikurikiranye ibyo ku ishuri babaha n'ibyo kuri televiziyo na radiyo, ubona bitandukaniye he, cyangwa se ubona ibyo wakomeza gukurikirana ari bihe? Mu by'ukuri ibyo ku ishuri byo biteguye neza kuko biza ari soft copy,
noneho twe tugafungura telefoni, twamara gufungura telefoni tukayigenera umwana agakurikira, yamara gukurikira akafungura akabikora, aho adabashije gusobanukirwa natwe tukamubera abarimu tukamusobanurira. Gusa ikibazo kizavuka wenda ku babyeyi bazaba badafite ubushobozi bwo kuba babasha gusobanurira abana. Hano rero ndi mu nkengero z'umujyi wa Musanze, ndaganira noneho n'abaturage, bamwe bavuga ko bafite televiziyo, abandi bavuga ko ntazo bagira, ndetse na radiyo, ku buryo abana babo bakurikiraho amasomo. Mze nawe gira icyo uvuga kuri iyi gahunda. Bidufashiriza abana cyane, abana bariga nk'ibisanzwe, ubuzima burakomeze, igihe bazawenda bafunguye ibigo by'amashuri ntago abana bazasubira inyuma cyane. Natwe ababyeyi turabashishikariza kugira ngo babashe kubikurikirana, tubashyira amaradiyo hafi, amateleviziyo tukabafungurira bakiga, natwe tukabafasha. Ubona yarushaho kuba nziza bigenze gute? Igishya yakongeramo ni amasaha, kongeraho amasaha nyine agiye bitewe nyine n'amasaha agenda acaho, ikayongera noneho ikagera no kudushishikariza amasaha, kuko ari nka benshi baba batazi n'igihe wenda batangirira kwiga se iri somo bazaryiga ryari, ikabishishikariza abaturage nabo bakabisobanukirwa. Mama nawe ngaho mbwira ariko sa n'uwigira hirya gato ushyiremo metero nk'ebyiri, ugira icyo umbwira kuri iyi gahunda yo kwigisha abana kuri radiyo na televiziyo. Murayizi? Turayizi, bayakiriye neza nta kibazo. Isomo ryo mu wa mbere bakunda kubikurikirana saa 2 za mu gitondo, barabikurikirana bariga. Ujye ubibutsa gukurikirana amasomo? Itegeko bararizi, saa 2 iyo zigeze tubahereza amakayi bakiga tukabafasha. Urabona ari gahunda yamarira iki abana? Ituma igihe cyo kujya kwiga nyine bizagera hari ikiri mu mutwe wabo bataribagiwe amasomo. Ni byiza, hari icyo bungutse kuko bituma batibagirwa amasomo bari gukurikirana. None se wowe nawe igira hariya ushyiremo metero, wowe nta telefone bafite na radio bafite, wakwiga nta kintu ufite uramwigisha barigiraho, ntacyo dufite nta na kimwe. Ndi kukubwira ko nta radio nta telefone, byose ntabyo dufite, nta muriro dufite ngo bagire icyo bagirira. Mbese ubundi umwana yakwiga yabura yabwiriwe, yego ni mu cyaro twakamye. Ufite abana bakeneye kwiga? Bakeneye kwiga barahara, ariko nta kintu bakwigira. None iyo bakubwiye ngo barigira he ubasubiza iki? None bagira ngo ndabarigira he ngo mbajyane njye kuba bari kujya mbibire radiyo, mbibire telefone bigireho, nta kintu na kimwe bakwigira. Ariko ibyo byose mu rugo mufite umuriro? Tukure he na buje nukurira mu kizimu. Tuvuge abana bawe bagira amanota ngahe mu ishuri? Bagira amanota ngahe? Ubwenge bari bafite ariko ntabwo babyarahagaze kubera corona. Kwiga ariko murabizi ko ari byiza. None se bigire kuki? Nta radio nta televiziyo nta noza, amashuri barayafunze, nta telefone bafite, abandi bigiraga no kuri telefone ntayo. Bifite akamaro ariko nuko ntayo umuntu aba afite iyo radio ngo agire niyo telefone. Hari nta muriro ngo bararara bariga. Abana ntabwo bari kwiga, bakwigira kuki? Mudufashe muzitugurira abana biga iradiyo. Bashatse ko bohereje amatelefoni mwarayabonye? Amatelefoni barayohereje mu mirenge ngo barayandu nk'ubundi mu ciciro cya mbere, none se twarabibonye. Gahunda zo kwigisha abana binyuze kuri radiyo na televiziyo nubwo igenewe abanyeshuri bose bo mu Rwanda, ariko isa nkaho ikurikirwa cyane n'abanyeshuri biga mu mashuri ya leta, mu gihe mu bigo byigenga henshi bagiye bashyiraho uburyo bwo kohereza inyigisho abanyeshuri babo. Ibi kandi ngo bigafasha n'abarimu kugira icyo babona cyo kubabeshaho muri ibi bihe bya coronavirus. Naganiriye n'umwarimu utarashatse ko izina rye ritangazwa, atangira ambwira uburyo bo bafasha abanyeshuri. Kuri iki kibazo cyo gufasha abana, twe iyi gahunda ya Guma mu Rugo itangiye, umukoresha wacu yadusabye gukomeza amashuri mu buryo bwa online. Duhita dukora groupe WhatsApp y'ishuri, ni ukuvuga buri mwarimu yari afite ishuri rye aho yakurikiranaga abanyeshuri be. Ubwo rero mu gitondo kugeza saa 6:30 nabaga nateguye isomo
n'imyitozo, namara gutanga iryo somo nkohereza imyitozo abana bakayikora, nk'ejo bakoheza iyo myitozo bakoze nkayikosora ndetse nkanakosora muri rusange, ngatanga irindi somo n'imyitozo. Ubwo urabyumva ni ku munsi ukurikira ya myitozo natanze bakayikora, bakazayigarura nk'ejo, gahunda igihe ikagenda ikomeza gutyo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Icyo gihe rero urumva ababyeyi bari mu rugo bafashaga abana, twabaga turi en contact n'ababyeyi mu buryo dufashamo abana. Ubwo urumva ababyeyi nibo twoherezaga bagakoresha abana, barangiza bakabitugarurira. Hanyuma rero aho imirimo nyine yongeye gufungura, urumva ababyeyi bamwe basubiye ku kazi, aho ngaho gahunda yashushe n'ihinduka, kuko icyakurikiyeho ni uko nagomba gukoresha weekend, ubwo ni kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatanu ngategura isomo nk'amasomo nk'atatu, ubwo ayo masomo yabaga ari ayazafasha nk'icyumweru cyose, ariko tukayategura muri weekend kugira ngo ababyeyi bafashe abana muri weekend. Amasomo n'imyitozo nk'uko twabikoraga tukabyohereza, bakabakoresha, hanyuma bakatugarurira ibisubizo tugakosora. Gahunda ikomeza ityo kugeza uyu munsi. Ubu ni ukuvuga ngo dukora muri weekend, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, ariko tukaba twatanze amasomo nk'atatu n'imyitozo myinshi izafasha mu cyumweru cyose. Abana mubakurikirana mute ngo mumenye niba amasomo mwaboherereje hari icyo abafasha? Urumva uburyo dukurikiranamo abana ni uburyo bwa online nyine. Icyo tuzi ni uko iyo myitozo tuba twohereje bayitugarura tukayikosora, tukareba uburyo bakozemo. Kuva mu ntangiriro byari byiza, abana bari babyishimiye kuko twumvaga uko ababyeyi batubwira. Abana bumvaga nta rungu bari bafite ibyo gukora, bari bafite occupation. Ariko kugeza uyu munsi hari ikibazo kirimo kigenda kivuka kuri bamwe, ndavuga abana, kuko basa n'aho batangiye kurambirwa iyi gahunda, kubera urabona nawe igihe cy'amashuri kirimo kiragenda kisunika, ntabwo tuzi igihe tuzavira muri ibi bibazo. Abana bamwe barimo baragenda barambirwa. Ibyo rero bituma mu gucika intege tugenda tugira umubare mukeya. Niba twaratangiye dukurikirana nk'abana nka 30, uyu munsi nko mu ishuri ryanjye ubu ngubu nshobora kuba ngeze ku mubare w'abana 25. Ubwo urumva abo 5 batangiye gucika intege, bamwe bigiriye gusura ba nyirakuru, iby'ishuri rya online basa naho babihagaritse. Ubwo rero urumva uko iminsi igenda yisunika niko tuzagenda wenda duhura n'imbogamizi, ariko ubundi abana byari bibafitiye akamaro kugeza uyu munsi, kuko turabikurikirana, tuvugana n'ababyeyi bavuga ko ari byiza cyane, bifasha abana. Ese abana bose ubundi bafite ubu buryo bwa WhatsApp, bwa internet, ubu buryo mubohererezaho amasomo? Abatabufite bo mubigenza mute? Yego, twebwe nta kibazo twigeze tugira ku buryo twakoreshaga bwa WhatsApp, kuko ababyeyi bose barayikoresha. Kubyohereza nabo kohereza, ni ukuvuga ngo ni ababyeyi bajijutse, gufasha abana ntabwo byigeze bitugora. Akamaro rero bibafitiye ni uko urumva ntabwo bigeze bibagirwa ishuri. Urumva mu gihe cy'amezi angana gutya tumaze mu rugo, abana bakomeje kuba mu ishuri, bakomeza kwiga, bakomeza kubona ibyo baboneraga mu ishuri, ndavuga amasomo, imyitozo, nubwo babikorera mu rugo, ariko ubona bibafitiye akamaro ko kutibagirwa ishuri. Ikindi kintu buriya twebwe twakoze, twacishijemo tunaboherereza n'akavideo kacu twese abarimu, tubasuhuza, tubabwira ko tubakumbuye. Urumva umwana ahita abona mwarimu, akumva, agahita yibuka ishuri, agahita akumbura ishuri. Urumva twarabakumbuje cyane, tubereka ko duhari, turi kumwe nabo nubwo turi mu bihe bigoye. Wowe wungukamo iki? Ni ukwitanga gusa, bimeze bite? Urumva nawe ntabwo, nta kazi kanjye ka buri munsi, ni gahunda yashyizweho n'ikigo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu nkora ari ibyanjye ku giti cyanjye, nkorera ikigo cyanjye mbere na mbere, ngakorera abanyeshuri nigisha n'ababyeyi kandi,
ubwo rero urumva ndahembwa, gahunda zarakomeje, ntabwo nubwo amashuri yahagaze, ayari prive yo abenshi ntabwo bakora, ariko twebwe umukoresha yakomeje kuduhemba, hanyuma n'ababyeyi hari icyo batanga kubera ayo masomo nyine dukora. hari abandi barimu bo mu mashuri yigenga babonye ibintu bikomeye, imishahara yabo ihagaritswe, ubuzima bukarishye, batangiza uburyo bwo gufasha abanyeshuri kubigisha hakoreshejwe umuyoboro wa YouTube. And English. Unataka kujifunza Kiswahili na Kiingereza? Dukurikire kuri Pan Edutainment. Pan Edutainment mu magambo arambuye ni Pan Education and Entertainment. Dukurikire kuri YouTube channel yacu ya Pan Edutainment, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo yacu twateguye meza cyane. Nitwa Uwiringiyimana Theogene. Kino igitekerezo cyaje nyuma y'ukwezi kwa gatatu, ubwo n'ubundi nari nsanzwe nigisha ndi umurezi, noneho mbonye iki cyorezo kije ndavuga nti kuki ntahindura noneho uburyo bwo kwigisha ko ikoranabuhanga rihari. Noneho nibwo nagize igitekerezo ndavuga nti reka indimi nigishaga mu ishuri arizo Icyongereza n'Igiswahili mbishyire noneho ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube, kugira ngo abanyarwanda bose ndetse n'abanyeshuri nigisha babe bagira amahirwe yo gukomeza amasomo yabo. Ubu ufite abanyeshuri bangahe? Kugeza ubu dufite abanyeshuri benshi cyane, kuko tumaze kugira abatureba bari gukabakaba 30,000, kandi mu by'ukuri tumaze amezi atarenga 3. Murumva ko rero turakataje, biragana heza, kandi nabo tumaze gufasha baragenda babishima. Ubusanzwe hari gahunda ya Minisiteri yo kwigisha kuri radio ndetse no kuri televiziyo. Wowe kuki wahisemo gucisha amasomo yawe ku muyoboro wa YouTube? Ziriya gahunda nazo ziraza zunganira cyangwa se zifasha abanyeshuri bari mu biruhuko, ariko nanone buriya umuyoboro wa YouTube hari icyo ufasha cyane gikomeye. Nk'urugero, ntabwo ari abantu bose bafite televiziyo mu rugo, ntabwo ari umwana uwo ari we wese ushobora gutega amatwi radio. Nabitekerejeho rero, televiziyo ntushobora kuyitwara mu ntoki, radio ntushobora kuyitwara mu ntoki, ntabwo bishoboka. Ariko kubera ko tuba dufite telefone ngendanwa, mu by'ukuri abanyeshuri cyangwa se abandi bantu muri rusange, aho yaba yifite hose mu mufuka ashobora kuyikuramo akareba amasomo yanjye. Ni ikintu rero cyiza cyane. YouTube ahariho hose ushobora guhagarara uri mu modoka ukabona nashyizeho isomo, yukoze icyo bita subscription, automatically uhita ubona isomo ryanjye mu by'ukuri, ugatangira kwiga waba uri mu modoka, waba uri mu muhanda, aho waba uri hose, mu gihe televiziyo udashobora kuyitwara ku rutugu ngo ugende wiga. Nabibutsaga ko ikiganiro cy'Imvo n'Imvano mugikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM ni muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza, no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Naganiriye kandi n'impuguke mu by'uburezi uko zibona ubu buryo buri kwifashishwa mu gihe amashuri ataratangira, n'uburyo zumva bwarushaho kunozwa. Evode Mukama, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Navuga ko iriya gahunda u Rwanda rwafashe ari gahunda nziza, kandi yaje ari nk'uburyo bwo kugira ngo bw'agateganyo nyine birumvikana, kugira ngo bafashe abanyeshuri muri iki gihe turimo cya Covid, abanyeshuri babona uburyo baba bihugura, biyigisha, baniga, baniyibutsa ibyo bize, kugira ngo badata umwanya mu gihe bari mu rugo. Ariko ni gahunda nyine y'agateganyo yari igamije kugira ngo ifashe abanyeshuri nibasubira ku ishuri bazabe bafite ibyo bungutse, bataratakaje igihe cyabo mu gihe babaga bari mu rugo. Abana bamwe twavuganye baravuga ko bibagoye kwigira kuri televiziyo. Yego babona ubigisha, ariko batari kumwe, badashobora kumubaza ibibazo. Nicyo kibazo nyine cyo kwiga dukoresheje televiziyo na radio, kuko ntago umwana ashobora kubaza mwarimu, na mwarimu nawe ntashobora kumenya uwo ari kubwira niba koko ari kubyumva.
ni nko kubiba gusa utazi aho imbuto iri bugwe, niba hari uri buyakire, niba se hari abarangaye kugira ngo uzabasubiriremo. Icyo ni ikibazo kimwe cyo kwigisha ukoresheje radiyo. Icya kabiri kandi navuga ko nanone ntabwo uzi umunyeshuri niba afite iyo radiyo, ntabwo uzi ibikoresho afite iwabo, ese afite amabuye yo gushyira muri radiyo, niba radiyo inahari. Ibyo nabyo ni ibibazo biterwa no kwigisha dukoresheje radiyo. Ariko ntawavuga gusa ko ari ikibazo, ahubwo umuntu yavuga ko ari igisubizo, kuko ni uburyo bumwe bwo kwigisha dukoresheje iyakure, kuko hari uburyo ibyo byashobora gufasha umunyeshuri. Tuvuze ko gahunda ihari, yego bariga, nanone nkavuga ko biga badakurikije ingengabihe nk'uko bigenda nyine. Iyo umunyeshuri ari kumwe n'umwarimu akavuga ati mvuye ku isomo rya mbere ngiye ku rya kabiri, ngiye ku rya gatatu, ubwo buryo nabwo busa nk'aho budahari. Ariko uko byakosorwa ni ukuvuga ko ashobora kuba Mineduc cyangwa se REB yashyiraho nk'uburyo yashyiraho amasomo ahantu umunyeshuri ashobora kuyabona igihe ashakiye, akaba yakongera akayasubiramo. Ariko nanone ibyo ntibihagije, hari ikibazo cy'uko abanyeshuri batabazwa nanone ibyo bari kwiga. Ibyo rero bituma abanyeshuri bacika intege. Nko mu ntangiro abanyeshuri benshi nanjye nagiye nagiye mbaza, bambwiraga ko mu ntangiro rwose babikoze bishimye kandi bazi ko ari uburyo butazamara n'igihe kirekire, ko bari bazi ko covid izashira vuba bagasubira mu ishuri. Ubu rero igihe cyabaye kirekire kandi noneho nta n'uzi igihe covid izarangirira, abanyeshuri bagenda bacika intege gahoro gahoro, kubera ko batazi aho ayo masomo baganisha. Ntago ntibayabazwa, mbese nta kintu bavuga abazanira gishya, uretse igishya kirahari, ariko ntago babona umusaruro nka motivation ku munyeshuri. Motivation rero ni ukuvuga ni ukwimuka mu ishuri rimwe ukajya mu rindi, cyangwa se ukabona amanota y'ibyo wakoze, ukabazwa ugasubiza, ukamenya ko wabyumvise cyangwa utabyumvise. Icyo rero ni ibibazo nyine tufite by'ira systeme, ariko navuga ko ari systeme yari ikenewe muri iki gihe nyine twari turimo cya covid. Mu gihe twarimo cya covid n'ubu tukirimo, none uravuga yuko ishobora kuba yanozwa. Nkamwe nk'impuguke mubona yanozwa nyine gute ku buryo umwana yumva ko ari kumwe na mwarimu? Hari uburyo yanozwa. Bwa mbere bwo no kongeramo na internet. Burya ntabwo radiyo yonyine kwigisha bakoresha radiyo byabayeho, ariko ni uburyo usanga busa nk'aho ari uburyo bushaje bwo kwigisha. Kwigisha gukoresha televiziyo gusa na radiyo ni uburyo bumwe bwo kwigisha ukoresheje iyakure, ariko uburyo busa nk'aho bushaje, kuko nyine ntabwo bworohereza guhura n'umunyeshuri ngo mube mwavugana. Wongeyemo rero interinete, cyo ni kimwe mu byashobora kongera igisubizo, byatuma noneho ya masomo unayashyira kuri interinete, umunyeshuri agashobora kujya ayabona igihe ayashakiye akayasubiramo. Icya kabiri, bushobora kunozwa noneho bongeramo no kubaza abanyeshuri, bakaba bashyiraho gahunda, bakavuga bati noneho twize iki cyiciro, igihe runaka tuzabaza turebe aho abanyeshuri bageze n'abanyeshuri basubize. Noneho hakaba hakiyongeramo nuko noneho byahabwa agaciro, kuvuga umunyeshuri ari kwiga kugira ngo noneho azabazwe, nawe none azimuke ajye ku kindi cyiciro, kandi gahunda ikaba yahabwa ingengabihe nk'uko byagendaga nyine mu mashuri, akavuga ati iri ni isomo rya mbere rihereza irya kabiri, n'irya gatatu rikazahereza irya gatatu, bikaba porogaramu. Ibyo nabyo byari bikwiye gukorwa, hakigishwa porogaramu, ntihigishwe gusa isomo ubwaryo, kubera ko habonetse umwarimu uzi kuryigisha neza, bikaba porogaramu yakwigishwa. Ikindi kandi nge mbona gishobora kuba igisubizo cyiza, nuko hajyaho nk'ikigo kibishinzwe, gishinzwe kwigisha hakoreshejwe iyakure. Byatuma noneho abanyeshuri bose tutabafata nk'ikivunge, bose tukumva ko bagomba kwiga byanze bikunze kimwe. Ko nituvuga ko abanyeshuri bo mu Rwanda bose byanze bikunze bagomba kwiga bakoresheje iyakure, ni ukuvuga bizadusaba ibikoresho byinshi cyane. Ni ukuvuga tugomba kumenya ko buri wese afite radiyo cyangwa afite televiziyo cyangwa afite internet, ariko ababifite bo bashobora kubikoresha, abatabifite rero bashobora nyine umubare wabo uzagabanuka, none abo ngabo bashobore gufashwa hakoreshejwe amashuri asanzwe.
hashobora no kubaho nanone icyo nakwita porogaramu yo nka emission scolaire, mbese ibiganiro byaca nko kuri radiyo cyangwa televiziyo, aho umwarimu noneho ashobora kubaza uri gutanga ikiganiro ku bibazo afite ku byerekeye kwigisha bakoresheje ubwo buryo, cyangwa se n'umunyeshuri akaba yabaza noneho mwarimu simbona nkubone wenda kuri radiyo, ariko kuri televiziyo ashobora kuba mureba akaba yamubaza akoresheje telefone. Bitabaye ibyo, interineti ifite uburyo bwiza kandi budahenze, buhendutse cyane kurusha ubundi navuga bwo kubonana na mwarimu muri kuri interineti nyine, ukaba wamubaza nawe akagusubiza. Aho ngaho ukiri aho Dr. mpise nibuka ko i Burayi bo bakoresha uburyo bwa Zoom, aho umwarimu aba abonana arebana n'abana ari kwigisha, abana bakaba bashobora no kumubaza ibibazo. Oya, ibyo birashoboka rwose, ahubwo nanakubwira yuko hano si mu Burayi gusa, na hano mu Rwanda dufite porogaramu nziza inaruta Zoom yitwa Microsoft Teams. Iyo iri muri porogaramu mu masezerano Mineduc, Minisiteri y'Uburezi yagiranye na Microsoft. Iyo gahunda rero yemereye u Rwanda, icyitwa ikigo cyose cy'amashuri cy'u Rwanda cyose gukoresha iyo porogaramu ku buntu. Ni porogaramu nziza, uvugana n'umwarimu murebana imbona nkubone, ukaba wabaza ikibazo akagusubiza. Ikindi ifite security kurusha Zoom. Ushobora no gushyiraho amasomo umwana akayabona, akaba yanayavanaho akayabika kuri mudasobwa ye. Ubwo buryo mbese burashoboka. Ikindi nakongeraho ni uko ubu ngubu mu Rwanda dufite ibigo bita international biriya byigisha porogaramu international nka Cambridge, hari n'ibindi bigo byakomeje kwigisha, kandi abanyeshuri uzi ko hari ibigo bigira porogaramu ebyiri z'imbangikane, bakagira nk'iyo Cambridge, bakagira na porogaramu ya leta iyitangwa na REB. Rero abanyeshuri bafite ibikoresho ni bimwe, abarimu ni bamwe, ni Abanyarwanda cyangwa se nibo bari abanyamahanga ariko bari mu Rwanda. Abanyeshuri byagaragaye ko bashobora kwiga kandi bariga, baranabazwa bakoresheje ubwo buryo turi kuvuga bwa interineti. Kuki rero abandi bana bo mu Rwanda, abandi bari mu mashuri asanzwe nabo batabukoresha? Ni uburyo bushoboka kandi natwe turabukoresha. Ndi umwarimu, nigisha abanyeshuri, yego nigisha muri universite, ariko ndabukoresha kandi burakora neza. Usanga bushyizwe muri za primaire, mu mashuri abanza n'ayisumbuye, nko muri ibi bihe byarushaho kuba igisubizo kurenza uko biri gukorwa ubu kuri radiyo na televiziyo. Oya, ni igisubizo kirambye, ahubwo nibyo navugaga, ni ibyo rero wenda nuko uvuze uti bibaye byaranifujwe kuva kera, kuva ndabizi ko muri 2012 n'imyaka yibanjirije hari n'inyandiko zagiye zikorwa kuri izo porogaramu ngo bikorwe. Hari n'izakozwe umwaka ushize zo kwigisha amashuri abanza n'ayisumbuye. Izo porogaramu byarateguwe, ahubwo ikibuze nyine ni ukubishyira mu bikorwa. Kandi aho ingorane imwe ni uko bashaka gusaba ibigo bisanzwe byigisha bikoresheje uburyo bw'umwarimu n'umunyeshuri barebana bari mu ishuri, bagasaba icyo kigo ngo kinavange gukoresha ubwo buryo bw'iyakure, umunyeshuri yiga rwose ari iwabo. Akenshi iyo nagiye mbona ko iyo babivanze, ikigo gisanzwe kigisha uburyo busanzwe umunyeshuri n'umwarimu barebana, usanga kisa nkaho kigira resistance to change, mbese bigasa nkaho kifata kigashaka ko cyaguma uburyo bwa kera. N'ubu ngubu rero usanga ariko bari no gusaba ibigo ngo ariko bibikora. Nge numva nanone izo ngorane ishobora kuba kuko biba nkaho biri kubwira abantu ubu ni uburyo turi kwifashisha bw'igihe gito, ariko ikibazo cya covid nikirangira tuzasubira mu buryo busanzwe, bigatuma rero bwa buryo butabo uburyo bukomeza, sustainability yabo ikaba ntoya. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB baravuga iki kuri ibyo bibazo byose byibazwa kuri ubwo buryo bwo kwigisha hakoreshejwe ikoranabuhanga? Dr. Irene Ndayambaje ni umuyobozi mukuru wa REB twaraganiriye. Kiriya gihe abanyeshuri bakimara gutaha buriya
buriya twe dusanzwe dufite urubuga navuga nkusanyamasomo e-learning platform y'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, ruzwi nka e-learning.reb.rw. urwo rubuga rero wenda icyo twashoboye kurukorera bijyanye n'umurongo mushya cyangwa se n'ibihe bishya twari tumaze kwinjiramo nuko rwongerera ubushobozi kugira ngo mu by'ukuri abarukoresha babe benshi icyarimwe. Buriya iyo usanga n'urubuga navuga yuko uko abarukoresha icyarimwe biyongera biba rusaba ko urwongerera ubushobozi. Navuga ko mbere yuko tujya muri Guma mu Rugo twabayemo mu kwezi kwa 4, buriya ntabwo rwajyaga rukoresha icyarimwe abantu barenze 5,000, ariko kubera ko abanyeshuri dufite babaye benshi kandi bagomba gukoresha nk'umuyoboro w'ubwonye no kwiga, bura twarwongerera ubushobozi ndetse nabo ubwabo tubakangura kurukoresha ku buryo twagiye tubona umubare w'abarukoresha warazamutse. Mu mpera zo kwa 5 twakoze ibarura tubona abantu barenga 76,000 bararusuraga ku munsi, byerekana ubushobozi twari rumaze kugira. Ariko nubwo byari maze gufata uwo murongo, hari imbogamizi zarimo birumvikana bitewe nuko buri mwana ntagaruka afite mudasobwa ye iwabo mu rugo, ntabwo ari buri mwana ufite smartphone iwabo cyangwa se ashobora kubona uwo yayitira aho ngaho mu rugo, cyane ko abantu bari muri Guma mu Rugo. Niyo mpamvu twakoranye by'umwihariko n'ibigo bicuruza imirongo y'itumanaho, tunashimirana n'uyu munsi kugira ngo gukoresha urubuga rwacu bibe ubuntu. Kubera ko umwana yajyagaho mu kanya akavuga ati bandoroze zirashize, umubyeyi ati mpereza laptop yanjye cyangwa se mpereza smartphone yanjye. Ariko bimaze kuba ubuntu, navuga ko abanyeshuri noneho babonye amahirwe yo kurwidagaduraho, yewe n'umunyeshuri wigaga mu kanya akaba ashobora gutiza ya mashini muri we kugira ngo bose basangire cya gikoresho nk'abantu bari mu rugo, nk'umwe mu buryo bwonyine bwashobokaga bwo kwiga. Ariko nk'uko wanatangiye bivuga hejuru urwo rubuga rwa e-learning rwa REB, hari ibindi bishya byabaye ngombwa kuduhanga, uburyo bwo kwigisha twifashishije radio, uburyo bwo kwigisha twifashishije televiziyo, uburyo bwo gukoresha telefone yewe n'izingizi za gatoroshi ntoya. Buriya hari uburyo turimo kwifashisha za telefone kugira ngo abana tubafashe kwiga bamyuze ku kanyenyeri 134 urwego. Haba hariho amashuri, ukinjira ukavuga ati icyiciro cy'amashuri yisumbuye cyangwa se icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ukinjira mu ishuri umwaka wa 4 cyangwa se wa 5, ukamanuka ukinjira mu isomo, urasangamo mu by'ukuri ibibazo cyangwa se ibigufasha kwiyibutsa ibijyanye n'ibyo wize ndetse no kumenya ibirenzeho ku masomo wiga. Icyo navuga rero nuko mu by'ukuri uru rugendo twatangiye rugamije kugira ngo twerekane ko uburezi butarangirira mu cyumba cy'ishuri, ahubwo ko n'ubundi buryo bwari busanzwe bwo guhererekanya amakuru cyangwa se uburyo bwari busanzwe bw'ikoranabuhanga ariko bukoreshwa mu bindi, ko nabyo byakoreshwa mu burezi, cyane ko atari n'ubwa mbere ku isi hifashishijwe radio cyangwa se televiziyo mu burezi. Navuga ko rero mu by'ukuri ibi byose byagiye bikorwa kugira ngo twerekane ko mu by'ukuri abana batashye bari bafite aho bageze, tugomba kubaherekeza kugira ngo batavaho bibagirwa ko ari n'abanyeshuri cyangwa se umwarimu akiyongera ko ari umwarimu, ahubwo tubafashe kugira ngo bakomeze kugira byinshi biyungura aho bari iwabo mu rugo. Ese koko ubu buryo turebye radio na televiziyo bushobora gutanga umusaruro nk'uwo abanyeshuri babonaga biga mu mashuri? Mwaba musubira inyuma mugakora follow up, isuzuma, mukamenya niba gahunda igenda nk'uko mwabiteganyije? Urakoze cyane. Uburyo bwo kwigisha ntabwo twavuga ko bugenda 100% nyine nk'uko mwarimu yaba ari kumwe n'abanyeshuri be mu cyumba cy'ishuri, bitewe n'uko iyo mwarimu ari kumwe n'abanyeshuri buriya amenya waje, akamenya umwana uri gukurikira isomo, akamenya umwana ufite intege nkeya, akanashyiraho n'uburyo bwihariye bwo kugira ngo amufashe. Ariko ubu buryo wenda ntanze nk'urugero nko kuri radio, mwarimu uri kwigisha ari muri studio, buriya mu by'ukuri biragoye kugira ngo amenye ko abanyeshuri bo mu cyiciro wenda tuvuge cy'amashuri abanza umwaka wa 2 niba ari kwigisha isomo ry'Ikinyarwanda, kabana bose bo mu mwaka wa 2 bo mu Rwanda bari gukurikira isomo kuri iyo saha, ko nta mwana urangaye, ko nta mwana uri gukubagana nkuko mu ishuri bigenza. Buriya mwarimu yagiye gutangira isomo abanza kureka abana biteguye kwiga, akabashyira ku murongo, akabinjiza mu isomo yamara kuritangira ndetse no kwifashisha ibyo yigishije ubushize akinjira mu isomo rishya, yewe na mbere kurisohokamo akayigereza gutanga imyitozo kugira ngo arebe ko abana bashoboye gufata neza inyigisho yatambukije. Nubwo uburyo bwo gutambutsa isomo bukorwa n'ubundi nk'ubwo buryo twifashisha mu ishuri, ndavuga aho mwarimu yinjira mu isomo akagerageza kwibutsa abana ibyo yabigishije ubushize, akinjira mu isomo rishya agatanga imyitozo, ariko biragoye ko uriya mwarimu yamenya ko abana bose bo mu mwaka wa 2 nk'uko nabivuze mu gihugu bose bari kwiteguye kwiga kuri ya saha yo kwiga. Imbogamizi ya mbere nuko nkuko nari mbisobanuye, wa mwarimu uri kwigisha kugira ngo amenye ko abana bose biteguye kwiga,
ku isaha yo kwiga, navuga yuko mu by'ukuri urwo ruhare rugomba kugirwa n'ababyeyi cyangwa se n'abantu bakuru bari mu rugo, kubera ko mwari muri studio nta kundi kuntu yabigenza. Bisaba yuko mu by'ukuri ababyeyi n'abantu bakuru bari mu rugo badufasha bakazirikana yuko iyi gahunda ihari, ndetse bakanareba ko abana biteguye kwiga ku isaha yo kwiga. Bikamera mu by'ukuri nk'abakristo kugeza uyu munota bagikurikira misa kuri radio cyangwa televiziyo, isaha ya misa igeze ugomba kwitwara nk'umukristo. Ntabwo ugomba kuvuga uti buriya ndatetse ndi no kumva misa cyangwa se ndi gukoropa ni ibintu bitajyanye. Umuntu niba ari gukurikirana misa nyine agomba kuba yiteguye nk'umuntu. Abenshi njya mbona rwose banitegura bakanambara neza bakicara muri salo nk'uko n'ubundi babikora bari mu kiliziya. Natwe nibyo dushishikariza rero mu by'ukuri ababyeyi ko ku isaha yo kwiga umwana agomba kwitwara nk'umunyeshuri. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri niba isaha y'umwana wo kwiga igeze nk'uko tuba twayitangaje ku ngengabihe, umunyeshuri agomba kuba ufite ikayi n'ikaramu, agomba kuba yicaye ahantu hatari ibintu biri buze kuza kumurangaza. Agomba kuba yicaye ahantu ari kureba abandi bana, agomba kujya mu nguni y'ishuri nk'uko tubyita, akaba afite ikayi n'ikaramu, afite akameza ndetse n'intebe agomba kwicaraho, agakurikirana za nyigisho, agakora imyitozo mwarimu atanze, yewe akanareba ko igisubizo mwarimu ari buze kuza gutanga gihuye n'icyo we yashoboye kugeraho yikoresha. Birasaba ko rero mu by'ukuri nubwo wenda ababyeyi basubiye mu mirimo, abenshi mbere yo kuva mu rugo bongera kwibutsa abana isaha yo kwiga. Mu gihe banatashye bakabwira umwana ngo reka ndebe ibyo wize. Wenda hejuru y'ibyo ngibyo twaje kuza gushyiraho n'uburyo bwo kuvuga ngo ese nk'amasomo yatambutse mu cyumweru ni gute twakwakira ibitekerezo by'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi tukabisubiza noneho mu buryo bw'imbonankubone. Ubu ngubu buri wa gatandatu kuri televiziyo y'u Rwanda tugerageza guhamagara abarimu baba baratambukije amasomo none bakaza guhura cyo nakwita mu buryo buri live bw'imbonankubone n'abana, none bakabaza ibibazo. Ariko mu buryo busanzwe bwo gutambutsa amasomo birumvikana kuri mwarimu uri kwigisha aba agomba kunganirwa n'umubyeyi uri mu rugo. Indi mbogamizi twaje kuza kubona nuko mu by'ukuri ntabwo ari buri muryango utunze televiziyo, kandi hari amasomo byari ngombwa ko dutambutsa kuri televiziyo. Ayo masomo buriya tugira nk'amasomo y'ubugenge, amasomo y'ubutabire, amasomo y'imibare, buriya abagoye cyane cyane mu mashuri yisumbuye kuba wayigisha mu buryo bwa radio, kubera ko niba hari ibintu bifatika uri buze kuza kuvanga nk'uko ubikora uri muri laboratoire, ntabwo uri bivuga amagambo ngo umunyeshuri amenye mu by'ukuri kivuze. Biba bisaba rero ko mu by'ukuri twifashisha televiziyo. Ariko nubwo twifashisha televiziyo twaje kuza kubona ko hari imiryango itagira televiziyo, ariko nubwo idafite televiziyo ntabwo twahagarika iyi gahunda ngo nuko abantu bataragira televiziyo. Ahubwo dukangurira abantu nuko bamenya ko uyu muyoboro uhari, uburyo buhari. Nkuko n'abantu bavuga ati iyo umuntu afite smartphone hari ibintu byinshi bimufasha gukora ugereranyije n'ufite akaraga telefone gatoya. Biravuga ko mu by'ukuri rwa rugendo turimo nk'abanyarwanda tugomba kuzirikana yuko nkuko umuntu avuga ati ndagura akawunga, ndagura ibishyimbo, ndagura umwambaro, ubu ngubu aho tugana mu iterambere by'umwihariko ry'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ikoranabuhanga ni ibintu umuntu agomba gutunga by'ingenzi mu buzima. Hejuru gutekereza umwenda mushya ukavuga bwose mfite telefone, mfite laptop, mfite televiziyo imfasha kugira ngo mu by'ukuri njyane n'abandi mu iterambere. Muri bwa bushakashatsi watubajije tujya dukora, dukora ubushakashatsi nibura inshuro imwe buri cyumweru, ubushakashatsi butoya babugamije kugira ngo turebe niba ibyo twakoze byaratanze umusaruro, n'ibyo twakoze byarageze ku bagenerwabikorwa, ndetse n'ibindi byifuzo byadufasha kunoshaho kunoza urugendo. Naho rero twabonye ko mu by'ukuri twari dufite mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abana bagera kuri 11% batari bagakurikiye inyigisho n'imwe kuva tariki ya 4 z'ukwa 4. Muri tariki ya 4 z'ukwa 4 nibwo twatangije gahunda yo kuri radio. Ariko baze kuri 30 z'ukwa gatanu kuba twari dufite abana bagera kuri 11% batari bagakurikiye inyigisho n'imwe kuri radio. Aho niho twakuye rero mu by'ukuri ingamba yo kugira ngo dufatanye n'abafatanyabikorwa mu burezi, tangira gutanga radio mu miryango ikennye cyane kugira ngo abana bo muri iyo miryango bashobore gukurikirana amasomo. Yewe ntabwo na radio zikoresha amabuye cyangwa se umuriro w'amashanyarazi cyane ko nasanga niyo miryango itagira umuriro w'amashanyarazi. Twatanze za radio zikoresha imirasire y'izuba. Indi mbogamizi twavuga nayo wenda umuntu atanakwirengagiza kuvuga nuko mu by'ukuri muri uru rugendo navuga yuko hari ibyo twagiye tubona nabyo byari bikeneye kunozwa, ahanini bijyanye n'uburyo twamenya ko ibyo umunyeshuri amaze kwiga amaze kumuvana ku gipimo kimwe bishobora kumujyana ku kindi. Akaba ariho rero nkuko nigeze kubikomozaho kuri ya application yacu akanyenyeri 34 urwego twashyizemo uburyo
iyo sisiteme noneho yakosora umunyeshuri, atari kuvuga ngo umunyeshuri ari gukora imyitozo gusa, ariko yanayikora sisiteme mu by'ukuri ikamukosora ndetse ikanamugira inama. Buriya niba ugize 2/10 sisiteme hari icyita ikubwira iti subira inyuma, hari byinshi utariga, wabikora neza ikakubwira iti congratulation cyangwa se felicitation, nka byindi n'undi mwarimu akora mu ishuri iyo umunyeshuri asubize igisubizo kiri nyacyo. Bikaba rero nk'uburyo bwo kugira ngo tumotive n'abana mu by'ukuri wakoze neza tumushimire, kandi n'utanakoze neza mu by'ukuri nabwo sisiteme iduhagarariye muri uyu mwanya nayo ikamugira inama mu buryo bwo gusubira inyuma. Tukavuga ko mu by'ukuri ubu buryo bwose bwagiye bushyirwaho ku ruhande rw'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, by'umwihariko tubona ko ari ibintu byakomeje kwerekana ko uburezi butarangirira mu cyumba cy'ishuri, ahubwo ko binashoboka ko twakomeza guherekeza abana nubwo batari mu mashuri. Ibi byose mu by'ukuri turi kubikora nk'uburyo mbere na mbere kwerekana yuko n'urugendo rusanzwe rwo kwiga umunsi rwasubukuwe, uburyo nyunganizi twebwe ntabwo duteganya kubushyira hasi cyangwa se kubwibagirwa. Bishatse kuvuga ko mu by'ukuri nubwo amashuri yazasubukurwa mu buryo busanzwe bwo kwiga, ariko ikigaragara ni uko mu by'ukuri izi ntambwe cyangwa se izi mbaraga ziba zarashyizweho zitazagomba gusubira inyuma, ahubwo zizagomba kunganira uburyo bwo kwiga no kwigisha. Uyu munsi umunyeshuri dufite amashuri yisumbuye, ikimubwira ko nakenera kwiga kaminuza bizamusaba kwicara imbere ya mwarimu mu ntebe y'ishuri ni iki? Ubu buryo bwo kwiga ni uburyo mu by'ukuri bishoboka cyane ko aribwo buzakomeza kwifashishwa henshi ku isi, uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwiga. Bivuga ngo kuzajya kwiga muri Amerika ntabwo bivuze kuzatega indege ngo ujyeyo. Kuzajya kwiga ko muri kaminuza mu Buyapani cyangwa se mu gihugu icyo ari cyo cyose y'Uburayi ntabwo uzavuze kuzatega indege hano i Kanombe ngo niba ugiye kwiga. Ushobora no kuziga muri izo kaminuza kandi wicariye hano i Kigali. Wabikomojeho iby'abana bo mu miryango ikennye mu byaro badafite ibikoresho byo gukurikirana, bo baraza kubyifatamo gute? Kuko nubwo hari aho mutanga amaradiyo, ariko hari ahandi noneho ubwo badafite namba, leta se irateganya iki kuri abo bana kuziba icyo cyuho? Ibintu byose biberaho kwiga ndetse no kwigisha, yewe hari n'igihe mama udafite igisubizo uyu munsi, ariko ikibazo iyo mugifite ku meza byanga byakunda igisubizo cyo kigomba kuboneka mu buryo ngubu cyangwa ubundi. Nkaba mvuga ko mu by'ukuri natwe tuticaye, hari ibyo tuba tugomba kwibonamo nk'ibisubizo nk'abanyarwanda, ariko n'ibyo tuba tugomba gukopera ahandi tukavuga ngo ese katari twe twenyine iki cyorezo cyugarije ku isi, ahandi bari kubyifatamo bute? Hari ibyo rero turimo gutekereza, wenda igihe nikigera abanyarwanda bazabibona tubikora. Nkuko tujya gutangiza gahunda yo kuri radio na televiziyo, ntabwo twabanje gutanga itangazo ahubwo twebwe twaricaye turavuga ngo ariko ibi bintu twabishobora gute? Buri ushobora kwibaza ibintu byabaye hagati ya 15 z'ukwa gatatu na tariki ya 3 z'ukwa kane. Iyo minsi twakoze amanwa nijoro kugira ngo mu by'ukuri dushakishe igisubizo kirukanse cyo kugira ngo hagire ikintu gikorwa. Ikigo gishinzwe uburezi REB kivuga kandi ko ubu buryo buzakomeza kwifashishwa cyane cyane muri iki gihe bitazwi neza igihe ibikorwa by'amashuri mu Rwanda bizafungurirwa, na cyane cyane nyuma y'aho Minisitiri w'Uburezi Uwamariya Valentine atangarije televiziyo y'igihugu aho minisiteri ayoboye ihagaze ku isubukurwa ry'amashuri. Urebye igihe twafungiye nuko bihagaze uyu munsi, ibipimo birazamuka ku buryo ntabona impamvu yatuma dufungura uyu munsi kandi icyatumye dufunga kigihari. Nzi ko hari umuntu wizeye yuko abana bajya ku ishuri uyu munsi batagira ingorane cyangwa batagira ibyago byo kwandura iyi ndwara, kubera ko biragaragara ko indwara iracyahari kandi ibipimo birazamuka. Twaba twivuguruje twarafunze mu gihe icyago cyari kitaragaragara cyane, mu gihe tukibona imibare izamuka noneho nanone tukongera tugafungura ngo abana nibasubire mu mashuri. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya ari nawe udusoreje ikiganiro cy'imvo n'imvano. Gendi Yves Bucyana, mugire weekend nziza. Mu karere k'ibiyaga bigari, imvo n'imvano.